Alright bihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda, turabasuje twizere ko mumeze neza cyane. Tubahaye ikaze mu makuru y'imikino abagezweho nk'ibisanzwe hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Murabizi ko tugenda tuganira ku makuru y'imikino abakomeje kugenda avugwa hano iwacu mu Rwanda. Turi ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Turi ku munsi wo kuwa kane, twizere ko mumeze neza cyane. Tugiye kwa tubana mu makuru y'imikino bakomeje kugenda avugwa mu ikipe ya APR Football Club. Nyango mu mashusho muri kubibona neza cyane, twamaze kwitereka mu ikipe ya APR. Tuba tugomba kugenda tubaganiriza mugenda munareba n'amashusho y'ibyo turi kugenda tuganiraho muri rusange mu ikipe ya APR Mutiki. Tubazaniye gishyashya rero nk'ibisanzwe, murabizi ko Sport Galaxy Rwanda dorana amakuru mashasha. Tubazaniye ibigezweho, tubazaniye amakuru mutazi, video mutabonye idasanzwe kabisa y'ibyabereye muri biro y'ikipe ya APR Football Club ku Kimihurura, ubwo abasore basinyiraga ikipe ya APR Football Club batangaye cyane, bumiwe, bagize ubwoba. Ikipe ya APR bati kumbe ikipe nuko nguko imeze, nuko ibayeho, ni ibi bikombe yatwaye. Bavuze ati ibi ngibi birarenze kabisa, niyo kipe ubundi twari dutegereje. Buri abagande bari mu bantu rwose bazi gukabya cyane, baganira kandi bakagana ibintu birimo comedy cyane. N'aba basore rero babaye bakibona ikipe ya APR ibikombe ibiki byose, bahita batangara video mu kanya murayibona neza. Ariko nabo ngabo basore ku munsi w'ejo kabisa bari ni Rubavu bagenda baganira n'ubuyobozi bw'ikipe ya APR n'abandi bayobozi bagiye batandukanye n'abakinyi batari bakinye umukino wo kuri uwo munsi. Yitwa Hakim Kiwanuka ndetse na Denis Omedi nibo bamaze kuba basinyira ikipe ya APR Football Club muri rusange. Ubwo rero n'abakinyi bagomba kuza guhita batangira imyitozo, kwa ko ikipe yamaze kubatangaza, yamaze kuberekana. Ubwo rero igisigaye no guhita baberekana muri rusange, bahita batangira imyitozo. Turaza kubaganiraho, tunarebera hamwe icyo ubuyobozi bw'ikipe ya APR bwabasabye. Abafana mwebwe mwabakiriye gute muri rusange? Hanyuma baratangira imyitozo ryari, kuko ibindi byose byarangiye, igisigaye no gutangira imyitozo kwabo. Mbere yuko ariko ibyo tubyinjiramo neza cyane, tubabwira n'andi makuru agezweho mu ikipe ya APR Football Club nyuma yuko watsinze ikipe ya Marine, uburyo bari kwitegura ikipe y'Amagaju. Reka tuanze turebe iyo video uko aba basore bakiriwe mu ikipe ya APR Football Club. Baje mu modoka ya hatari, reka tuanze tuyinjiremo neza. Hanyuma rero ngira ngo murabibona iyo modoka y'umukara kabisa. Aho ngaha ni Kimihurura ku cyicaro gikuru ikipe ya APR Football Club. Ngira ngo abantu batahazi rwose muzagende mo hasure, habaye amajezi ikipe ya APR meza cyane, brand new jezi, brand new team kits kabisa, mwagera mukigurira. Ngaba basore bavamo yitwa Denis Omedi, wambaye imyenda y'imikara, ari uwo muri inyuma wambaye agakote k'umweru yitwa Hakim Kiwanuka. Barimo barasuzanya na Brigadier General Deo Rusanganwa, baricara baraganira. Hano ibigano byahabereye, baganiraga bona ko kabisa biziwe. Afanda agenda abereka utuntu tumwe na tumwe, abasobanurira, bananywamo n'amazi kabisa. Bati muhawe ikaze, mwumve ko ibintu ari amahoro kabisa. Agenda basobanurira, avuga ati icyicaro cy'ikipe nahangaha kiri, ati kandi twabishime ko mwaje, ati muri abakinyi b'abahanga cyane. Mwita Hakim Kiwanuka, tega amatwi cyane yumva ibyo afanda arimo arababwira kabisa. Abayabakiriye mu muzankano, murabizi ko ariko bisanzwe bikorwa, niwo muco mu ikipe ya APR Football Club. Abaha detail nyinshi, arabasobanura amakuru menshi. Arabate hano rero mwisange ikipe igakora icyicaro cyayo kibarizwa hano, imyitozo ikabera hitwa Ishorongi. Byose yagendaga baganiriza nyine nuko nta kiganiro kimbitse interview bakoze barashira hanze, muzagenda mubyumva. Ariko ahangaha
bagombaga gusobanurirwa byinshi bigiye bitandukanye kabisa. Aha rero hari hanze kuhagana nko kwibaraza ku cyicaro cy'ikipe ya APR Football Club mu gashedi gahari niho byabereye. Rero aha ngaho bageze mu bubiko sasa, ibikombe babigezemo, reba zahabu, reba ibikombe uburyo bitatse mu kabati. Denis Omedi arahegera mu kambaro k'ikipe ya APR, we na mugenzi we Hakim Kiwanuka bati umva ko twigenje ngo dukina Zavira, iyi ni ikipe ndakura. Ibikombe 20 na bingahe biri mu kabati, bagenda bambara batoranya ku myambaro y'ikipe ya APR, utw'umukara babataka ngaka ni sawa cyane, tinutu ni sawa cyane, bona ko nyine bari bishimiwe neza cyane kabisa. Muri biro barababwira ati rero ibi bikombe namwe icyanyu kirakenewe. Baza kwerekana abakinyi b'ibihangaje banyuze muri APR, murabizi ko ari n'abakinyi b'ikipe y'igihugu ya Uganda banyuzemo mu myaka yagiye itambuka. Barabwira ati rero hano murebemo na bagenzi banyu. Aho rero bahise batereka umukono ku masezerano. Hakim Kiwanuka ati ndabyemeye. Denis Omedi nawe ati nanjye ndaje nsinye, arasinya, hanyuma ahita atanga vi ati now it's okay. So ngayo nguko rero, ngayo nguko ibyo muri APR Football Club. Ubwo bintu bikaba birangiye. Ikipe APR izanye rutahizamu. Aba bakinyi bombi izanye bashobora gukina nk'abataka cyangwa se bagakina nk'abawinga, ariko cyane uwo bazanye nka rutahizamu na wundi mwanya bamukeneyeho ni Denis Omedi, niwe rutahizamu mushya w'ikipe ya APR. Agomba kuba ari kuri point hariya ibitega bimanuriramo byinshi cyane. Hanyuma uwitwa Hakim Kiwanuka, urumva uyu musore wundi, uyu Denis Omedi, impamvu akunda guserebrona yateye isari, mwabizi ko yakoze yigize gukoraho yabayeho mucunga gereza, niyo mpamvu aserebura yateye isari. Ubwo rero ni impamvu mwibaze no kuri izi celebration muzamubona yazikoze inshuro nyinshi, najya atsinda ibitego hano mu Rwanda rwose nuko yabayeho mucunga gereza. Ati ngiye nubaha rero akazi nakoze kandi nubaha inzego z'umutekano. Ati rero ubu yabaye retired, ariko umupira w'amaguru wumva neza cyane. Urumva umuntu ufite imyaka 30 yanyuze muri byinshi. Ubwo rero nuko ibintu bimeze. Hanyuma Hakim Kiwanuka we ni umu left winger, niwo mwanyajeho. Barimo barashakisha undi mu right winger, naboneka niyo mahirwe, bizaba ari amahire. Nataboneka hazakinishwa abasanzwe bahakina, nyine birumvikana bano ba Mugisha Gilbert, ba Kwitonda Rebaka, bande bose nibo bazajya bifashishwa, hanyuma ibindi bikazakemuka neza muri mirikato mu kwezi kwa gatandatu. So ikipe ya APR Football Club ikomeje kwitegura. Ubwo aba basore Ihuye bazaba bariyo naho, ariko sinabwo bazahita bakina. Abantu mwatanya ko ati Ihuye turabashaka, ntabwo barahita bakina, barabanza murumva no mukino umusigaye kugira ngo faze arerangire. Barabanza bakora imyitozo, bamenyerane na bagenzi babo irahakurya iriya za Shorongi ikibuga, bakimenyere neza imirire n'ibiki byose, siporo, gym n'ibiki. Hanyuma bumve bari mu rugo kabisa. Nibumva ari gahunda ari feel at home, nibwo bari butangire faze retour igitangira. Bagomba kuba bari kumwe n'ikipe bameze neza cyane. So abasore b'ikipe APR murababona barimo Dushimimana Olivier Muzungu, Ramfite Ingu inyuma ye, bagenda kabisa mu myitozo. Kapiteni wo Mugabo Claude ku munsi w'ejo bitwaye neza cyane kabisa, byari bigoye. Marine isigaye yarahinduye umuvuno, magambo bavuga bati APR tuyiha amanota. Wabonaga ko ku munsi w'ejo kabisa ibintu byahinduye isura. Ruwanga na Mugiraneza Frodouard murababona uyu mugande. Ubwo no kanga ikipe APR ubu ngubu ifite abagande bagera kuri 3 nibo bamaze kuba basinyira. Ubwo kugeza ubu ngubu nibo APR ifite muri rusange. Ubwo babaye abagande bangaye bakiniye ikipe ya APR Football Club. Reka nzenzane rwa rutonde kabisa, liste yanjye aho mbafite turebere hamwe muri rusange. Nimujye kure twaje dukomeze turambure ni Sport Galaxy Rwanda, kanda subscribe turebe abagande bamaze kunyura mu ikipe ya APR Football Club kuva
yabaho ni bangahe n'amazina yabo muri rusange. Reka nze tubarebe neza gatanu kuri gatanu. So urutonde tugiye kwifashisha rwakozwe na Radio and TV 10 rw'abakinnyi b'ikipe b'abanya-Uganda bakiniye mu ikipe ya APR Football Club. Nimero ya mbere witwa Engineer Tador Wanga arimo arakina n'ubu ngubu. Uhanyuzemo witwa Habibi Kavuma ngira ngo muramwibuka mu myaka yatambutse. Witwa Dani Wagaruka wari umuhanga cyane kabisa, musore Dani Wagaruka nayo naramwumvaga mfite imyaka yanjye mike cyane ku myaka 10-12 gutyo. Yari umwe mu basore beza cyane. Yitwa Vincent Kaizi nawe yanyuze mu ikipe ya APR Football Club. Tabura Abubakar nawe yayinyuzemo. Johnson Bagore Johnson muri za 2013 gutyo na kabiri, murabibuka neza cyane. Yatwaye championnat, atwara igikombe cy'amahoro, anasohokera ikipe muri CAF Champions League. Bari kumwe rwose. Witwa Kadogo Arimans nawe yarahanyuze. Witwa Shaka Okero nawe yarahanyuze. Kizito Manfred nawe yarahanyuze. James Odochi nawe yarahanyuze. Hanyuma witwa Hassan Mubiru nawe yarahanyuze cyane. Witwa Sozi Philippe nawe yarahanyuze. Rumva. Hanyuma witwa Francis Gonzaga nawe yarahanyuze. Witwa Lawrence Cheyune nawe yarahanyuze, ndetse na Mujibu Kasure nawe yanyuze mu ikipe ya APR Football Club. Ubwo rero guhita wongeraho Hakim Kiwanuka ndetse na Dennis Omedi nibo bagande kugeza ubu ngubu banyuze mu ikipe y'ingabo z'igihugu ya APR Football Club. Urumva ko rero kandi n'abasore ikipe ya APR yakunze cyane guhirwa n'iri soko ryo mu gihugu cya Uganda. Murabyuka ikipe ya APR yaryanaga cyane mu myaka yatambutse, yabaga ifitemo aba basore b'abagande. Ubwo rero abantu hari abibesha ko n'abari abasore ba Kabange Tweet na Bambuye Tweet bari abagande, yabari abakongomani. Urumva. Ubwo rero nguko ibintu bimeze. So ubwo rero nibyo rero twaba tubabwiyeho kuri aba basore. Nuko ikindi bishimiye, bavuze ko bishimiye ikipe ya APR. Urumva interview wenda ikipe ya APR yabakoresheje kuko nabyiboneraga iraza kujya hanze, Cyongereza cyiza cyane kabisa. Bavuga bati twishimiye ikipe ya APR, turayizi turanayubaha. Andi ma ikipe hano mu Rwanda tuzi ni Rayon Sport, bavuze ko bazi na Mukura. Indi kipe bavuze bazi ni Kiyovu. Indi bavuze bazi ni ikipe ya Polisi. Ayo ma ikipe ngo na indi bavuze yindi ni ngo na Marine, bavugana Gasogi. Ngayo ma ikipe barayazi. Ubwo rero urumva ko rero baje bahawe ikaze rwose. Ni byiza kuzuzi naho ugiye n'ama ikipe ahari. Bango rero umutoza Darikonovic agomba gutangira kubabyaza umusaruro. Aba n'abakinnyi baje gukina my friend, ntabwo baje kwicara. Ubwo rero no gutegereza tukareba uko bizagenda. APR rero irakomeza imyitozo. Ubu ngubu igomba guhita yerekeza i Huye. Tayari rwose niho bari bukorere imyitozo yo kuri uyu wa kane ndetse no kuwa gatanu ndetse yewe no kuwa gatandatu, kuko match yabiri ku cyumweru ku isaha y'isa 9 nibwo bazaba bakina n'ikipe y'Amagaju. Ubwo rero bagomba kwitegura bagakora imyitozo hakiri kare cyane kugira ngo Amagaju ajya agorana yafungaho ukuntu agafunga umutwe bya atari imbere y'ikipe ya APR. Ariko APR nk'ikipe nkuru kugeza ubu navuga ngo irimo umwuka mwiza, yaba mu bakinnyi, mu ba staff technique, mu batoza, mu iyi match yo yararangiye. Ubwo rero bagomba gukora cyane kugira ngo iyi kipe bayivane mu nzira. Dennis Omedi nguwo cyane yitwa Hakim Kiwanuka. So nabonye rero umwana bishimiye cyane. Ubwo rero no gutegereza tukareba niwo bahari. Ubuyobozi bwabahisemo nibwo buzi agaciro bano bakinnyi bafite, nibo bazi
nibwo buzi ubuhanga bafite n'impamvu babatoranyijemo, ubwo abandi bavuga ngo ntakirimo ngo nabo bazavetera, wapi hari impamvu babahisemo kandi wabahisemo byanze bikunze, azi ijisho ryawe yarabitegereje cyane kandi noneho nawe ushidikanya wajya kureba muri biography zabo, ni abakinnyi ubona ko byibuze ugereranyije n'abandi bajyaga baza, ababo baragerageza kweri. Iyi ni Sport Galaxy Rwanda. Ese wakoze subscribe? Nyamuneka kanda subscribe. Mbashimire ko twujuje 35,000 by'aba subscribers, ni iby'agaciro. Ubwo rero ewana 36,000 nabyo turabishaka, uko dushaka kuzuza 40,000 nibyuzura ewana none ndajya mbahereza ibiganiro abantu bashaka kumbona very soon, ndajya kuri kamera tujye tuganira noneho mbona nkubone. Nibyo byiza cyane, mbona benshi babinsaba, ariko nimwuzuza 40,000 tuzakora dawa, tuzakora umuti kabisa. So ubwo rero nibyo twatuganiye ku ikipe ya APR Football Club muri rusange. Ubwo no gutegereza tukareba umusore bashakaga wundi w'umuwinga naboneka bazahita bamumanura, ubwo niwe usigaye, nibamureka bagakoresha abahari n'ibyo ngibyo. Mwabonye ko witwa Aziz Fahad Bayo bifuzaga ariko bikananirana. Ikipe ya Rayon Sport ubu ngubu irimo iramugera amajanja, niwe rwose bahise berekeza amaso, nawe isa n'isa ashobora guhita amanuka hano mu Rwanda rwose. Ikipe ya Rayon Sport iramushaka, nawe ni umuhanga, ariko APR yahise imureka ikimara kumvikana n'aba basore bati wowe bugiye ku ruhande. Ubwo rero ni shampiyona phase retour yaza kubiryoshye, iguruka ari umuriro munyamureka mw'abantu mwe, umuntu utazajya ugera ku kibuga zahomba byinshi. So ubwo rero reka duhinira aha ngaha, mbashimiye mwese twari turi kumwe muri kano kanya. Twizere ko ubwo mwabishimiye video, mwabibonye uko baje, uko baganiye na Fande, uko basinye, buryo berekeje mu bubiko bwa equipe bakereka ibikombe n'abakinnyi b'ibihangage, nyine amafoto ya 10 ya staff technique, abakinnyi n'aba timu yose y'abakinnyi kuva APR yashingwa, amafoto yose abari mu bubiko bw'ikipe bose babiberetse. Ubwo rero asigaye no kubareba mu kibuga ngo bameze bate, baratwika cyangwa wapi barakonje. Ngayo nguko rero, iyi ni Sport Galaxy Rwanda, mukomeze gukanda subscribe. Ciao turabakunda cyane, mukomeze kugira ibe byiza, twongere guhura mu yandi makuru araba agezweho, aho imfura zisezerane ni naho zihurira, na handi rero tugomba guhurira hatari kuri Sport Galaxy Rwanda. Muri siporo turabahiga.